yes niba uvuga made in Rwanda yishyira mu kuri ambara imyenda yo mu Rwanda umwana wawe niyige mu Rwanda wowe ubivuga abayobozi ababyeyi bawe nibivurize mu bitaro byo mu Rwanda nibivuza bakivurizanya na rubanda rusanzwe muzamenya ibibazo byaho abana nibiga izi 12 ukabirata ngo ni ibintu byiza iyi kaminuza ukayirata ariko abana bawe bakiga Scotland bakiga Canada bakiga USA my friend aho nta kuri kurimo ibi by'ubushomeri bakonzi n'abakurikirana akazi gawe na bene rage mwese abanyarwandakazi aho muri hose ku isi ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe uyu munsi ni kuwa gatandatu ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 mbifurije ibyo nanjye nifuza muranyemerera uyu munsi ikibazo cy'indatwa cy'akajagari k'indatwa n'intore muri Mozambique tube tugisubitse ariko kirakomeye kuko tugomba kuzakigarukaho ikibazo cy'intambara ikomeje guca ibintu imeze kudutwarira abantu ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo nayo tube tuyihoreyeho gatoya tuzayigarukaho irakomeje kandi ikomeje gutwara benshi mu bana b'abanyarwanda abagore n'abagabo sinzi abanyarwanda mu minsi iri imbere ngira ngo leta ya FPR nibivuyeho ubwami bw'indatwa niba buvuyeho ashobora kuzajyaho itegeko nka rimwe bashyizeho muri Senegal ryemerera umugabo gushaka abagore barenze umwe kandi bikaba nk'ikise bikaba bikaba nko bihesha amahirwe uwabikoze bikaba bihesha amwe mu mahirwe ku wabikoze nko muri Senegal mwumvise ko ushatse wa kabiri afite amahirwe yo kubona akazi imbere y'utarashaka cyangwa ufite umwe ndetse ushatse wa gatatu bagatangira kumugenera amaprime ndahamya ko nyuma y'ubwami bwa FPR rero ko iryo tegeko rishobora kuzajyaho kuko hazaba hari ikibazo cy'abagabo nubwo n'uyu munsi gihari ariko bizaba ari bikomeye bizaba ari bicika bizaba bikomeye cyane uyu munsi rero nagira ngo twigarukire gusa kuri imwe mu mitungo ya leta imitungo rusange ya leta yariwe cyangwa yangijwe n'ubwami bw'indatwa ikigarurirwa na bamwe mu ndatwa cyangwa se ikagurishwa igahabwa abandi bantu ku giti cyabo ku nyungu z'ubwami bw'indatwa ndagarukira gusa mu mujyi wa Kigali kuko ni naho hakomeje kubera isibaniro ryo kwirukana abantu kwirukana rubanda kuhaca abaturage nta muturage bagishaka mu mujyi wa Kigali nta nyoko mputu n'umuhutu bagishaka mu mujyi wa Kigali arabasenyeye mwarabibonye Bandamage kwa Rwigara benshi barabasenyeye mwarabibonye nagira ngo rero tugaruke ku mitungo imwe ntabwo ari yose kuko yibarura biragoye keretse nihagira bidufashamo ariko twibukiranye iyo ngewe nshobora kwibuka uyu munsi hanyuma turebe ngo uyu munsi iyo mitungo yagiye he yagiye ite aho yari iri hari iki hanyuma tunarebe muri rusange ukuntu abaturage b'abanyarwanda abahutu n'inyoko mutu mu Rwanda bakomeje kwirukanwa buhoro kwa kuvomesha ingunguru y'amazi agafuniko k'icupa nibyo biri gukorwa mu mujyi wa Kigali abantu bariruka bashize abaturage bashize babamaze ku mafoto ndaza kubashyiriraho mugende mureba amwe hari ayo muri bubone mugasanga muhazi muhibuka abahaheruka kera basanzwe bahazi muzagiye muraza kugenda muyibuka mpereye hafi mu mujyi wa Kigali hariya aho nakwita wenda nko kuri plateau ntagiye haruguru gatoya duhere kuri Ortepen inzu ya Ortepen murayibona mu mafoto mbashyiriraho hanyuma uyu munsi ntabwo izo nyubako arizo zigihari nta nubwo hakiri aha leta ahubwo hubatswe indi nzu
bikekwa ko ishobora kuba iri mu maboko y'umugore wa Museveni cyangwa umuhungu we. Ubwo muzakurikirana, abakurikirana babishinzwe ni ahanyu nk'Abanyarwanda, kuko erega nyuma y'ubwami bw'indatwa u Rwanda ruzakomeza kubaho, Abanyarwanda bazakomeza kubaho, ahubwo iyi mitungo ya leta yariwe muri ubu buryo ni ukubibutsa, kuko nta mpamvu y'uko itanagaruzwa. Ibintu ni ukuvuga ngo baje kurya, baje kuvanaho ibya leta muri rusange, bakabyigabiza, bakabyita ibyabo, bakabigabagabana, bagahana ibikingi, induru ziravuga, ivumbi ryaratumutse. ORTPN rero yaragiye ahantu hitwa Iposita, naho mu mujyi wa Kigali, Iposita, ku biro bikuru by'Iposita, iyi nzu y'amateka, kuko niyo etaje ya mbere yari yarubatswe mu Rwanda. Aho naho haragiwe, haratwawe, hubakwa indi nzu bita ngo ni kwa Makuza Jukwa aha, ariko ndatekereza ko hatakiri mu maboko ya Makuza cyangwa y'umuryango, ahubwo naho hashobora kuba hari mu maboko y'umuhungu wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Hari ahahoze Minafete, Ministère des Affaires étrangères, haruguru yaho, hakurya y'umuhanda, aho ngaho higeze hubakwa na BCDI, yaje kuba Ecobank, basi bakomeza bahwanyirizamo gutyo. Ubwo uburyo havuye mu mutungo wa leta hakajya kwa Kalisa BCDI, niwe wabizi. Twigiye hirya gatoya tugera kuri Hotel Impala. Hotel Impala imbere ya Camp Kigali, ubu hagiye ngo za Marriott, ndetse hafatanywa na Hotel du 5 Juillet, n'ahahoze ibiro by'umujyi wa Kigali cyangwa Komine Nyarugenge, ndetse n'ahahoze inzu za radiyo na televiziyo Rwanda. Hanyuma hari ahandi hahoze inzu za Olenfor imbere ya CHK, hakomeje no gukorera ikinyamakuru Imvaho, en face y'ahahoze ishuri, niba ari irihe shuri rya Kigali, en face ya CHK, en fait en face ya CHK, imbere y'ahahoze jumelage ya Renali Palatina y'Abadage. Aho naho iyo nzu yaragiye, hari kubakwa imiturirwa, ngira ngo ishobora kuba irimo ni ya First Family, birumvikana harimo n'abandi bantu. Hanyuma hakaza nyine hahoze biro y'umujyi wa Kigali, aho haragiye. Hino hahoze radiyo Rwanda no kuri Feruje, aho haragiye, aharinganiye na ambasade y'Abanyamerika na Sonarwa, na Solas, pana Sonarwa na Solas, aho haragiye. Epi ukomeje uragera kuri police, brigade ya Muhima, no kuri criminology, aho hombi haragiye, ndetse hanajyana n'ahahoze Eto Muhima cyangwa muri Minitrap, ndetse hanajyana n'ahari ikigo cy'aba-PM inyuma ya brigade ya polisi ya Muhima, cyangwa ya gendarmerie Muhima. Haragenda rero, haragiye. Ubwo mu mujyi wa Kigali turajya hahoze gare Rutiel, ahahoze ikigo gitegeramo abagenzi bategeramo imodoka, haragiye hashyirwa akazu bise ngo ni ka Brike ka First Fils, nuko kiswe ngo niba ari City Tower, I think, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero hirya yaho gatoya, imbere y'ahahoze La Rwandaise, imbere ya Caritas, munsi jitse ya ORTPN, hahoze amazu, inyubako za Minisiteri y'Ubuhinzi, Minagri, ariko hari n'izindi minisiteri zagiragamo amabiro.
ariko hitwaga ko ari muri Minagri. Aho ngaho niho hubatswe ikizu kinini, hari hagabiwe umuntu bita Rujugira y'abatwa Tilibert, hanyuma hubaka ikizu kinini isoko yise UTC. Uyu munsi Rujugiro Tilibert yatabarutse cyangwa se yapfuye, yarabyambuwe, biri mu maboko yande, hishyurwa nande, ese havuye mu maboko mu mutungo wa leta hajya mu mutungo wa Rujugiro gute? Kubera iki uyu munsi nta hande ko hatakiri aha Rujugiro, ko bahamwambuye? Ninde ubenefisiya ibikorwa? Ninde wungukira nyiri isoko rihakorera kwa? Ninde abakodesha isoko rihubatse? Ninde bishyura? Murumva hari ikibazo. Hari ahahoze inzu ndangamurage cyangwa se ikigo ndangamurage cy'Abafaransa, Centre Culturel y'Abafaransa. Aho ngaho naho harafashwe, noneho tukamanuka tukagera hepfo ahahoze isoko rya Caguwa, isoko rya Caguwa ku Muhima. Aho ngaho ni umutungo rusange wa leta, ntubaze uko hagiye. Imbere yaho hahoze amazu ya Joko no muri Sodeparare n'ibagiro. Aho ngaho hakubiswe inkuba, haragiye. Hanyuma ubwo tugiye mu mitungo y'abaturage tutarakomeza, turareba uwo muhora wose uburyo bari kujujubya abaturage ba Cyahafi na Gitega, babubakira byari bimeze nk'ibyo bubakiye abakangondo, ariko ari agateganyo n'ubundi. Ni nka TTP, tante, niba ari tante temporary permanent, sinzi ukuntu babyize. Ni nka TTP kuko plita ejo n'ejo bundi abo bari gushyira muri ibyo biraro barimo babyina ngo barabyina insinzi, ntabwo muhari ibyangombwa by'ibyo biraro murimo, ntabwo ari ibyanyu, ubutaka si ubwanyu. Mesharuza ibyo mujye mubimenya. Tumanuke rero tugere hepfo ahitwa ku Gishanga, munsi ya gare. Turafata kwa Mirimo habaye kwande. Uwo murambi wose kuzamuka kugera kwa One Love Project kwa Gatera, ukazamuka za parike industrielle yose. Numvise ko ngo bashobora kuba bashaka kuhashyira ngo icyanya cy'ubukerarugendo no gushyiramo inyamaswa hari zizajya zisurwa, ariko ku bwande, ku bw'inyungu rusange. Hazaba ari aha leta cyangwa se ni icyanya cy'umuntu ku giti cye agiye gushyiramo ibyo, kandi yarirukanyemo abaturage bari bafite inyungu bakoreragamo, bafitemo ibikorwa, amagaraje, inganda n'ibindi. Noneho rero hakaba hagiye gushyirwa iyo parike, ariko ni iyande, ninde uzaba ajera iyo parike bagiye kubaka? Nari nzi ko bagiye kubaka indi miturirwa, kuko kuvuga ngo ni mu gishanga, ntabwo parike industrielle ari mu gishanga. Ariko ubwo iyo bavuga mu bishanga nuko baba bataragera, wavuga ko batazi ibishanga aho biri. Abandi bubaka mu bishanga, abandi bubaka hejuru y'amazi, amazi atagenda, amazi y'ikidendezi kitagenda, cyangwa se ininda. Mu gihe iwacu amazi atagenda ni ayahe? Nta mazi iwacu na hamwe atagenda. Ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe mu Rwanda hatakubakwa keretse nko mu gishanga cya Nyabarongo, ariko ahandi hose hagenewe kuba hakubakwa. Je préfère kubaka mu mibande kuruta kubaka hejuru iriya ku misozi, kuko haba n'isuri n'iki. Ariko hasi hariya naho kubaka, abandi bubaka mu mazi, turabizi aho tuba, turabibona uko abandi bubaka, aho bubaka uburyo bubakamo. U Rwanda nta bishanga rufite byinshi bitakubakwamo. Kariya kabande ko kuva kwa Mirimo kugera za Majerwa, kugera Majerwa, nta na hamwe hataturwa. Nta na hamwe kuva hariya kwa Mirimo kugera Majerwa, nta na hamwe hataturwa.
nta na hamwe hatari aho kubakwa hahari. Ni nayo mpamvu rero ibyo bagenda bajijisha nyine kubera plan bafashe, ko kuvuga ngo wirukanye abantu bari muri parike industrielle bari bafite ibikorwa nka biriya, hanyuma bikarangira uhashyize icyo wita ngo ni parike cyo gushimisha bagashize, ariko kiri mu maboko yande. Noneho wahambuye abaturage uvuga ko ari mu gishanga, ariko ugiye kuhabyaza inyungu zande. Rero ninde ugiye kubikora? Amakuru mfite nuko ngo barimo bashaka kuhashyira iyo zoom y'inyamaswa zizajya zisurwa. Ubwo ni ukumenya ngo hagabiwe nde, ni icyanya cyande. Voilà. Ugakomeza rero ubwo tuvuye parike industrielle kuri ibyo bijyana juste n'ahahoze SOS Kacyiru, igipande kimwe gifitwe n'umuhungu wa Kabarebe Sande, ikindi nacyo ahagana hepfo hari ibiraro n'imirima y'imboga n'ibibuga n'icyaho hatwaye Sande. Haruguru hari amashuri n'ubuyobozi bahahaye izindi ndatwa kugera ku muhanda. Aho ngaho rero iyo uvuye aho ngaho kuri SOS Kacyiru umanuka ukagera kuri Mama Sportif, rubanda barabeberejwe, ndetse ukazamura ukagera kuri munsi ya Roi Faisal, ugakomeza ukagera kuri CND, rubanda barabeberejwe. Iyo mirambi yose ni iyande, nta hande hahawe nde, bitwa ngo ni abashoramari, ntawe uzi iyo bava, ntawe uzi iyo bakomoka, ntawe uzi ngo ni bande. Ukagera haruguru ya Roi Faisal ukazagera za Ninzi Hills inyuma ya Merdier nayo nageze kubabwira ukuntu bayirukije, bayinyanganyije cyangwa barimanganyije leta ya Libya nyuma yaho abakoloni biciye Gaddafi, ukuntu FPR bahise banyanganya leta ya Libya imigabane yayo muri iriya hoteli witwa Maître Butare nasize ari we muri kidatera urimo kurikida, ariko Mana ishobora byose. Aho hantu hose rero mu by'ukuri amafoto murayabona, nabashyiriyeho aya mafoto y'uru rusengero rw'Abadiventiste ruri inyuma y'ahahoze Ninzi Hills, inyuma y'ahahoze hoteli mu gace kari gatuyemo ba Nyiragasazi cyangwa Uwamwezi Josephine. Hose murabona hambaye ubusa, hagabiwe nde? Ibyo ngibyo mugomba kumenya ngo gute, byari ku nyungu zande. Ukagenda rero uvuye aho ngaho za Roi Faisal, noneho urazamuka ukagera kuri ahahoze cyangwa se kuri Cour Supreme, hakajyana na Minijust ndetse na Parquet General. Icyo kibanza cyose cyagabiwe abantu. Uyu munsi ntabwo ndamenya bari bashaka kubaka hari isoko jokwa juste mu marembo ya CND, hahoze Minijust, Parquet, Cour Supreme ndetse hahoze na Haute Cour inyuma yaho. Aho hose iyo yose bayigize parcelle imwe, bahagabira. Ubwo barahigabiye nyine, baragabanye, barakonze. Hanyuma ubwo uragenda ukajya za Gisozi nyine aho birukanye abantu, ariko imitungo ya leta nshaka kuvuga handi, ntuvuga imirambi n'ibibaya byakabaye ari ibya leta byambuwe abaturage. Uragenda ugere ahantu bita ku kibaya, uhagaze nko kuri Sucrerie Kabuye, ureba hakurya juste Kagugu na Nduba n'Abatsinda. Sorry, ntabwo ari Kagugu, ni Batsinda. Uhereye mu murambi waho Gashayija yari afite inka, Ibatsinda aho Gashayija yari afite inka, munsi y'umudugudu w'abantu bavuye mu Kiyovu cy'abakene, birukanywe mu Kiyovu cy'abakene. Uvuye kuri uwo murambi rero hagati ya Nduba na Gasanze, ugakomeza iyo micyamo yose, ukanyura, niba mwibuka hari umuhungu wigeze kwihangishwaho ngo ni umuhanuzi. Hari ahantu yigeze kwerekana yabaga ngo yandikira igitabo mu matanura y'amatafari ahiye, mu matanura ya Munyu. Aho hantu uraharenga muri iyo mibande, ukagera mu mibande no mu micyamo ya Kinyinya kuri Decuvere nayo
bayihaye isinde. Decivere ni ahande ni kwande. Hanyuma ukajya no mu micyamo ya kami mu ibagiro, mu micyamo yaho niyo mibande, ndetse ukaza ugahuza juste n'agacyamo ko munsi mu kabuga ka Nyarutarama harya hasi, we uhita wambuka umuhanda ujya muri Banyahe. Iyo micyamo yose rero uko wanagiye, ndetse ukaba wakomeje wagiye wageze mu cyanya cy'Akabarebe ahitwa mu Birembo. Mu Birembo ni Kami, aho bita mu Birembo, ni mu cyanya cy'Akabarebe, niho ngira ngo yahereye. Nyuma yo gufata za Nyagatare yaje afata aho ngaho, abaturage barangajwe. Iyo micyamo yose rero nababwiye, kuva ku kibaya cya Kabuye kugera aho ngaho Ikami na Kinyinya, urumva barashaka kuhahuza na Banyahe yose. Aho ngaho abaturage barangajwe, imisozi murayireba yambaye ubusa, harimo inka z'indatwa bien sûr, n'abashumba bakuriwe n'uwitwa Gatera Egide. Ngira ngo hashobora kuba harimo ibintu ngo barimo bubakamo swat inganda, swat inganda, amahoteli, je sais quoi, byitwa ngo niba ari Petrocom, Gorilla Tea, no Petrocom, Mountain Tea, ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi uko, ariko harimo ibyo bintu bya Petrocom, kuko Egide ni umwe mu bafashe cyangwa se mu bagenzura icyo cyanya cyose mbabwiye. Murebe uko hangana, ntago hari munsi y'ibirometero 10 kuva ku kibaya cya Kabuye kugera jise hano munsi y'akabuga ka Nyarutarama, kwa uyu muhungu wari ufite limuzine ninde, ariko nsigaye nibagirwa cyane. Rero jise hakuno ya Kinyinya, kuri Decivere, ariko ukaba wakomeje noneho ukagera n'Ikami mu cyanya cya Kabarebe. Urumva haraza hagahura juste n'ikibaya cya Banyahe, kuko ikibaya cya Banyahe cyangwa se Kangondo kiri munsi y'akabuga ka Musha, plutôt ka Nyarutarama. Aho hantu hose rero abaturage bari bahatuye, murabibona ni ku gasi. Barihe barengeye he? Abaturage bari batuye ahantu barengeye. Iyo mitungo yose yagiye iva mu mutungo bwite wa leta, uyu munsi hari mu mitungo yande, byagiye byitwa ngo ni imibande, ngo ni iya leta, ngo ubutaka n'ubwa leta. Juste ni imibande cyangwa ni ibishanga, babyita ngo ni mu manegeka. Abaturage barabirukana. Uyu munsi noneho ni ahande, haracyari aha leta. Ninde uri kuhakorera ibyo arimo hakorera? Ni leta cyangwa ni abandi bantu? Icyo mpamya ni uko ari indatwa, ntabwo ari leta, ntabwo ari ubwami, ahubwo ni abantu ku giti cyabo. Ni indatwa ku giti cyazo, zagabanya ibikingi, zihabwa ibyo bita amphithéose. Ntago bafite contrat de bail, ntago bo bakodesha, bafite ibyo bita ubukonde. Bahabwa amasezerano y'ubukonde, ntabwo bahabwa amasezerano y'ubukode. Gukonda no gukodesha ni ibintu bibiri bitandukanye. Abanyarwanda bose, abahutu n'inyoko mputu bose, bafite imitungo itimukanwa yabo bafite, yaba ari imirima, yaba ari amashyamba, yaba ari amazu, byose ibyangombwa byabo babahaye ni ibyangombwa by'ubukode. Ni abakode bakodesha. Ariko aho hose hirukanywe rubanda, hitwa ngo hashyizwe mu mutungo wa leta, ngo ni mu manegeka, hagiye mu mutungo wa leta, birangira noneho hahawe indatwa n'abambari bazo, kandi uhahawe agahabwa icyangombwa cyitwa ubukonde, amphithéose. Murumva ibibazo bikomereye. Murareba rero iyo misozi yose mwanaberetse, iyo misozi yose mubona, nuko hateye, nuko hameze, nuko Abanyarwanda byagiye bitangira gahoro gahoro, umwe agace gatoya, birangira bahereye ngira ngo ku Kiyovu cy'abakene, baza gukomereza kuri Kimicanga bitwa ngo ni Mubashi, baza kujya za Kagugu, baza kujya
batsinda baza kujya Gisozi, ubu bageze noneho baje kugera no mu Biryogo za Rwampariyo, nyuma baza kujya za Rebero, baza kujya za Gikondo hamwe, noneho bageze cya hafi na Gitega, ahantu hose ibintu byarazambye. Abanyarwanda bari batuye aha hantu bari hehe mw'abantu mwe? Mwebwe mukiri bakuru muhazi, murimo murareba iyo mitungo yose, ubwo navuze iyo, ariko ntimwibagirwe ahari Kacyiru, Jandarumori, igipande kimwe bagihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikindi bagikatiyeho abantu hepfo, hahoze ibibuga n'iki, burya mu mpande zaho habagaho ibimeze nk'ibisigara, ariko ari muri Jandarumori, aho haragiye kera. Hahoze ibyitwa ngo udukinjiro, muzi byahabaye, hitwa ngo ubwo hagiye umutungo wa leta, bikarangira hahawe umuntu. Ahandi ni hehe uretse ahari za minisiteri uyu munsi? Ahandi bari gutera ni hehe? Hahoze gereza ya Muhima 1930, simbizi uko ngo bashobora kuba bashaka kuhaha itorero rya Kambanda, sinzi ubugurane bashobora gushyiraho. Hagati aho n'amashyamba yaragiye, amashyamba nayo yarigabijwe, irya Deburugaravi Kabuye ryaragiye. Ibindi uzamutse nko ku ishyamba rya Shyorongi ntibibazo. Imitungo ya leta niyamburwa abaturage yitwa iya leta, yose birangira igabiwe indatwa zigahabwaho ubukonde. Ni ikibazo gikomeye rero. Mureba ayo mafoto hamwe murahibuka, hari aho ntashoboye kubona amafoto yaho, ariko murabona amafoto ya Ortepen, murabona amafoto ya Minijise ku iposita kuri direction. Ubwo sinavuze no ku iposita rya Kacyiru naho bakubise inkubara. Urabona Minafete ya kera, urabona hahoze Minijiste, murahabona naho n'ahandi. Urabona n'ayo mazu bubakiye abantu bo mu Cyahafi no mu Gitega, ubwo n'abandi bararariwe, cyangwa se nibo barariwe. Icyo nibuka nuko hariya iriya parti yo kuva kuri gereza, kuva ku ibagiro rya Nyabugogo, ukazamuka umuhanda wose wa gereza ugatambika kwa Kanti, ukaza ukanyura ku Gakinjiro kuri ETM, ukanyura kuri iriya hoteli yo kuri uriya mugabo bahitandira kuri Sky, ugakomeza kuri Meteo, ku kigo cya Meteo, ku segiteri Gitega, ugakomeza Chez John munsi ya Croix Rouge, ukagera Corona Tracom ku musigiti, ukagera imbere kwa Mayaka, ukamanuka umuhanda wo kwa Mutwe, ukageza kuri kaburimbo. No, ntugeze kuri kaburimbo, ukageza juste kuri ruhurura yo kwa Mutwe, noneho ukamanuka iyo ruhurura yose. Aho hantu hose mvuze, niba ntibeshya, amakuru nigeze kuyabona ko mu myaka ishyira 2000 bubaka iriya ruhurura, mu mwaka w'2000 bubaka iriya ruhurura, yari nka valeur ajoutée, cyangwa se nko kwatira umuguzi. Ariko byavugwaga ko aho hantu hose no gukora uriya muhanda uva juste kwa Mutwe, kuri bare yo kwa Mutwe, uhinguka neza neza munsi ya gereza ya Muhima, bawukora bagashyiramo amabuye n'iki, bawukora neza, kwari kugira ngo bahongerere agaciro, kuko ni ahantu ngo bashakaga guha umuntu bita Jacob Zuma. Mu mwaka w'2000 bubaka iriya ruhurura yo hasi ya Mpazi, bwari uburyo bwo kugira ngo aho hantu nihagurishwa hagurwe n'umuntu bita Jacob Zuma, ngira ngo ni uburyo na kampani ye hari. Ariko aho hose mvuze hari kugenderamo, ntawe ari gusigaramo n'umwe, kwa Bashyira kera,
kuri iyo Sky, kuri kwa ba Mabotra, kuri ETM, Meteo, Segiteri Gitega, Chez John, ugahita ku kazu ka Joke uretse ko kavuyeho hariya kuri Onatracom ku musigiti, ugahita kwa ba Mayaka, hino iruhande rwa Mayaka hagiye undi muhungu nawe w'umushumba hubatse agahoteli Mayaka, basi nakundi ugahita rero ukamanuka uwo muhanda wo kwa Mutwe, umuhanda w'amabuye, ukagera kuri ruhurura jisi yo kwa Mutwe kumenera abakinzi, ntiwambuke ruhurura, ugafata hakuno ya ruhurura, kuko hakurya ya ruhurura hitwa ngo ni Nyakabanda na Kimisagara, noneho hakuno hitwa Gitega na Cyahafi. Ako kantu kose gahura na kaburimbo ya ruguru kagombaga guhabwa umuntu bita Jacob Zuma. Ntago rero byantangaza ko uyu munsi barimo bubaka turiya tuntu ngo barubakira abaturage ngo babavane mu manegeka hariya hantu, ariko ari proje iri ndende, n'ubundi abaguzi wenda bahari, yaba akiri uwo nguwo cyangwa ari undi, ariko akaba ahari. Kuko ikizakurikiraho nuko niba baguha inzu ifite ibyumba 2 cyangwa 3 hejuru, ukuntu uzahabyarira, uzaharaga nde mu bana bawe, ushobora kuzaba ufite 3 cyangwa 4 bakeneye ko babonaho umugabane, uzahabagabanya ute, bo bazahashakira gute, bazahabyarira gute, icyangombwa kizaba cyanditse. Umva, iyi ni proje ndende, ni proje yo kumara abantu, ni Israel ya kabiri hari barimo barimo bubaka, ariko ikimbabaza nuko abarimo bajujubiwe batabibona, umuntu ntanababwira ngo bumve. Nigeze kugereranya inyoko mputu bo mu Rwanda n'abahutu baho n'ubushyo bw'imbogo. Intare ifata intare ebyiri zigenda zigafata imbogo imwe mu mbogo 50, zikayifata zikayirya, zikayirya izindi zireba. Kandi ubundi en principe ntabwo intare ebyiri zakwica imbogo ebyiri, ariko intare ebyiri zigafata imbogo imwe zikayikura muri 50, zikayifata zikayica, zikayirya. Imbogo ziri hariya zireba, zimwe zirishiriza, zindi zitamasa aho ngaho zitabyitayeho, ejo nayo ikaba ibiryo, gutyo gutyo gutyo. N'inyoko muto bo mu Rwanda n'abahutu baho mbona, ariko benshi, ntago mvuga bose, kuko niyo naba ari jyewe jyenyine utameze nkabo, ubwo ntago baba ari bose, ariko hari n'abandi batameze batyo. Ariko inyoko muto n'abahutu bo mu Rwanda mbona bateye nk'imbogo, imico yabo, imyitwarire yabo, ubwenge bwabo, mbona bameze nk'imbogo, ibibaraga byinshi ariko n'ubusambo bwinshi, n'ubujiji bwinshi, bucucu. Mbona ariko bateye. Murebe iyo misozi yose hose nababwiye, murebe iyo mitungo yose yahoze ari iya leta yagiye, hanyuma namwe musubize ubwenge ku gihe, musubize ubwenge ku gihe, mutekereze ngo turi hehe, turava he, turerekera hehe, ubwami bw'indatwa buratuvana he, buratwerekeza hehe. Abantu bavuze ko ntacyo bapfana n'abandi, bavuze ko icyo bapfana n'abari abajara, abacakara, noneho baje bavuga bati twari tuzi ko turwanirira ba freedom fighters, kumbi ni Babylon, ni Babylon system. Benshi twari tuzi ko turwanira freedom fighters, kumbi ni Babylon. FPR ni Babylon system. Je regrette fort. Ntacyo nicuza kuba naragiye muri FPR, ko nahigiye byinshi, ariko je regrette kuba abantu ushobora kubabwira uti dore ibintu bimeze gutya, dore uko barababeshye, abantu ntibumve. Ukubona umuntu, twe ntawatubwiye, twashoboye kwibonera, turabibona, turavuga tugiyemo, turabibonye, umesa kamwe. Ariko je regrette kubona ubwira umuntu uti ibi bintu barakubeshya, dore ukuri nuku, dore ibiri ni, ukabona abantu ntibumva. Niba ari imyitwarire, niba ari Habyarimana wabeshya abantu kugeza kuri uru rwego, kuko nawe baramubeshyi, baramuhwinjarika, babwira womanyi Rwiziringa, womanyi Muravumba, ntawe uzagutera n'iki, birangira bamwishe akiri muri ibyo yisekera gusa. Nuriya muhungu
reka ndekera aha gusa mubanze murebe muti ese umutungo wa leta iyo uvuye mu mutungo wa leta ugahabwa umuntu, uwo muntu uba uhawe ninde? aha niyo hirukanwa abaturage havugwa ngo ni mu manegeka. Itegeko bashyizeho rikaba rivuga ngo ubutaka bwose ni ubwa leta. Niba uhirukanye abantu, aho hantu hasigaye ari aha leta, umuntu uhahaye uhamuhaye ute? Ese abaturage bo ubirukanye ubakemura ibyo ugomba kubakemura, ubahaye ibyo ugomba kubaha? Reka da, hari abaza nk'inkubiri bakavuga ngo ni abashoramari, ariko ntibatume wa muturage abonana n'umushoramari ngo bumvikane bahaye. Oya, umujyi wa Kigali cyangwa se za ntumwa z'indatwa zikaza nk'abakomisiyoneri bakitambika, akaba aribo bagurisha, ndetse bakanagenera umuturage, bakabwira turakugenera. Abantu bagiye bahabwa 90,000 ngo nibagende. 90,000 ufite igipangu kirimo inzu ubamo n'izo ukodesha, ugahabwa amafaranga 90,000 y'amanyarwanda ngo vaha. Benshi baragiye. So birakomeye rero, ntabwo byoroshye. Reka mbashimire, mbifuriza icyo nanjye nifuza. Nagira ngo mbibutse ibyo bintu, mbereke namwe muri ayo mafoto, hanyuma namwe munkurikiranire uwo mubande wose kuva aho nababwiye aho inka za Gashayija ziri hagati y'Abatsinda na Nduba, kugenda ukagera mu cyanya cya Kabarebe ikami aho bita mu Birembo, ukaza ugahuza na Kinyinya birukanyemo Decivere. Henshi ubu ngubu niho harimo za safe house. Sinshidikanya ko na nta muhanga na ba Rutabana na babahatiriho bashobora kuba muri ariya mazu y'Ikinyinya, muri ariya ma safe house, kuko niba hari ahantu hari safe house nyinshi ni umusozi wa Kinyinya. Umusozi wa Kinyinya uriho safe house nyinshi cyane. So ni ikibazo rero gikomeye. Iyi mitungo amaherezo yayo ni ayahe se? Abanyarwanda bari bene yo bari barengeye hehe? Byarangiye bite? Ese amaherezo azaba ayahe? Abanyarwanda mubitekerezaho iki? Ndabashimiye, mbifurije ibyo nanjye nifuza, naho gutaha Imana nibishaka, kandi murakarama. Ihindure rero ibintu byo gucyura impunzi, ntago umuryango w'ubumwe bw'abibumbye uzacyura impunzi. Impunzi zicyurwa ari za 59 hano mu Rwanda zacyuwe na RPF, ari za 94 zacyuwe na RPF. Ahubwo reka dusabe ko bashyigikira M23 kugira ngo izacyure impunzi z'abanyekongo bari mu bihugu bitandukanye. Rero iyi myanzuro tuze kureba cyane dushyiremo ko intuza M23 igomba gushyigikirwa ikemerwa nk'abarengera abanyekongo b'abatutsi, kandi ni nabo bazacyura bene wabo.